Yesi reka dukomeze naho twagarukiye ubushize. Ubwo twari tumaje kubona ko Paul we yivumbuye avuga ati ngewe muzambaze mushaka undi, ubwo umugabo biramucanga atangira kuba yavuga ati wowe garuka. Ariko umusore yari yafashe umwanzuro, umusaza yasigaye arimo aritonganya. Umukobwa we nawe akabibona bitewe n'amafuti bakoze, ubwo agatangira kuba yamubwira ati papa none se turakora iki bunona ni iki dukora? Akamubwira ati tumagira mva impande byose se ubikoze, ibi byose ni mwebwe mu bikozi, ni ukubera iki ubundi we nakubyaye wakigoryo kubera amakosa yawe. Ubwo ndagatangira kuba yavuga ati papa no guteta. Ariko umusaza nyine ukabona ko byamucanze cyane, agatangira kuba yavuga ati byose ni amakosa yawe, ubundi ntabwo mwakabaye mwaje ahangaha hamwe n'iki kigoryi. Murareba ibirori twari twateguye ubu ngubu biri buze kuba byakomeza, banza undebera ibintu mukoze ahangaha. None se Kevin we biraza kuba byagenda gute? Ubwo nyine bagatangira kuba bakibaza kuri Kevin. Umukobwa nyine agatangira kuba yavuga ati Kevin se Kevin. Ubwo nyine barimo baribaza cyane kuri Kevin ukuntu ari buze kuba yakora hariya muri Civil Group. Agatangira kuba yavuga ati ubu niwe duhanzeho amaso, tugende kuba twajya kumureba aze kuba yadufasha. Bitari ibyo ngibyo kampani yacu nta hantu ihagaze, tugende se muhagaze mu mariki. Ubwo bagiye kuba bajya kureba nyine Kevin ngo uri buze kuba yabafasha muri kampani. Ubwo nuko nguko bagiye bakongera kuba batwereka Paul Bireli ari aho ngaho arimo aragenda, ari aho ngaho yitegereje neza. Hari ibyo yatangiye kuba yabona, ntumbaze ngo ni ibiki arimo arareba. Dore ngo aratangira kuba yakitegereza akareba Rusi ndetse ari kumwe na wa mukobwa wundi mushuti we, bari aho ngaho bameze nkaho bafite utuntu tw'udutiku. Umuhungu nawe ageze aho ngaho arabitegereza, arabitegereza. Reka mbanze nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe. Ariko umukobwa yise atangira kuba yamubwira ati huge mu kanya. Arabageza aha ngaha, ariko mbere yuko agera aha reka mbanze ngira utuntu nikorera. Hariya hari umugabo nabonye ngomba kuba nagira ukuntu nigenza, nawe tukareba ukuntu tubigira, nkareba niba ashoboye akazi. Rero mu gihe Mr. Huga atari yagera aha, uriya mugabo urimo uramubona si, ngiye kubanza ndebe ko namwigisha isomo. Ndaje mwigisha isomo. Ubwo ndagatangira kuba yavuga ati se ni ibiki ugiye kuba wakora? Ngiye ko ntarimo ndasobanukirwa neza ibintu ugiye kuba wakora ni ibihe, ntabwo ndimo ndasobanukirwa Rusi. Wambwiye neza ibyo bintu ushaka kuba wakora, basi wanabyibagiwe tukitahira tukigendera, wabiretse? Ubwo nyine yatangiye kuba yavuga atagomba kuba yahereza isomo uriya wabakurikiranye wababonye. Agatangira kuba yavuga ati se ubundi hugi kaguhagije, wamuretse ubundi tukigendera, basi ibyo ngibyo waba ugiye kuba wabura amahirwe akubonanye n'undi muhungu, wabiretse? Umukobwa ariko ntago yigeze abyumva, ngagiye kuba yatega agatego uriya musore Paul. Ariko mushuti we yabonye ko n'ubundi Rusi nta kintu arimo arumva, aramubwira ati ngaho akora ibyawe, nta kibazo, mutegere kuri uriya, ntacyo bitwaye, mutege. Umukobwa ntumbaze ngo afite iyihe mipangu, wakibaza ngo ni iyihe mipanga afite. Ntumbaze ngo ariko ngo mu gihe Huga atari yagera aha ngaraza kuba yasanga ibintu byose byakozwe. Ubwo nuko nguko yitegereje umugabo wari uri hirya arimo arinywera, atangira kuba yasekama akamwenyura, arimo aravuga ati reka nzi nkwereke imipangu yanjye. Umukobwa ntumbaze ahorana imipangu utamenya utabara. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati reka nze ndaje nkureshyareshye. Ubwo atangira kuba yagenda asubiza imisatsi inyuma gake. Ariko Paul arimo arabyitegereza akibaza ati bano bantu imipangu bafite ni iyihe, bagamije iki? Bashaka kuba bagira ku cy'ubwo umugabo yari ari aho ngaho ahita yitsimba umukobwa kugira ngo ataza kuba yamubona. Umukobwa nawe yakomeje agenda gake. Ubwo wa mugabo nawe ari aho aritegereza yitegereza umukobwa, ahita abwira abashuti be bari barahati muwe mugiye, mbanze ngira utuntu nkurikirana, mwebwe mutomanyire mugende. Ubwo yatangiye kuba yakitegereza uwo mukobwa uri aho, atangira kuba yamwitegereza urimo uraza nyine ni Rusi. Rusi nawe akaza gutyo gake, ariko atangira kuba yakigira nkaho none harimo arazungera. Ariko Paul byose arimo arabirebera aho ngaho, yabateye umugongo arimo arabireba. Nuko nguko yahise akebaguza, arakebuka ngo abanza arebe umukobwa wari urimo uraza. Dore ukuntu yahise azahita agwa ku mugabo,
nuko nguko yaje. Umugabo nawe ntiyazuyaje, nuko nguko yatangiye kuba yagenda kanda umukobwa, aramukanda. Undebere nawe nyine ni bya bigabo biba bifite irari. Umusore byose arimo arabyitegereza, akabireba bari aho ngaho, ati nawe ariko reka rekeraho. Ubwo byose arimo arabireba Paul, ariko Paul atangira kuba yavuga ati mu gihe cyashize warangambaniye igihe nageragezaga kuba nagutabara, ariko ubu ngubu ndimo ndibaza nabwo se byakongera ukaba wanshinza. Nicyo kibazo umusore nyine arimo aribaza. Abandi bagatangira ati ye, ati kuva nabera n'ubwa mbere mbonye umukobwa nkawe, ati ye baba we. Ariko umusore nawe arimo aribaza ati se ubu ngubu bino bintu ni ibiki, uno mukobwa agamije iki? Reka nze nanjye nihera ijisho, ariko sinakihera ijisho ntabanjije kuba nafata akavidewo. Umusore nibyo yavuga, mbanze mfata akavidewo gake gakeya. Ibi ngibi biraza kuba byakora nk'ibimenyetso. Yatangiye kuba yafata video gake gake, ariko nyine umukobwa aba yamucanze. Nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibonera mutse ariko gushimisha. Ntibibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo bakatwereka mu rugo kwa Hogi, arimo aravuga ati se ibintu byose bimeze neza? Bakamubwira ati byose bimeze neza. Ubwo umugabo akababwira ati tugendeye kuri ibi byose. Ubwo nyine n'umukozi urimo uramubwira ati tugendeye kuri ibi byose amafaranga miliyoni 4 twayateguye kuna kontara ngiyi, byose birahari boss wanjye. Ubwo 30% by'imigabane bigiye kuba byajya kuri wowe, kandi ni amakuru meza. Ubwo nyine ukamenya kuri uriya mugabo ngo bigiye kuba byakorwa na Kevin yabyemeye, kandi ntago ari buze kuba yabyicuza. Ubwo nyine ngo Kevin agiye kuba yabaha 30% by'imigabane, ntumbaze ngo ni imigabane yahi, bakamuha miliyoni 4. Ubwo nuko nguko bavuze ati mbega byiza, ibyo ni byiza, ndabikunze. Muze munkurikire tujye kuba twahura na Kevin. Twagiye tayari. Nuko nguko bagiye, miliyoni baziteguye. Abandi bahita bagenda ngo bagiye guhura na Kevin ugiye kubaha 30% by'imigabane. Niba ari imigabane yahi turaza kuba twabimenya. Ubwo abo twasize bari muri ibyo batangiye kwamubwira ati ntago ari bibi, ariko ntago uri na mubi. Undi akamubwira ati baby njye mfite urukundo, urimo urabona ndasa nk'urukundo waretse nkaruguhundagizamo nkaruguha. Undi akamubwira ati se nta mugore ufite? Undi nawe akamubwira ati hoya. Nawe akamubwira ati hoya ntago nabyizera, ubusura aho nta mugore. Undi akamubwira ati reka reka njyewe nta mugore nigeze, ntawo mfite, ariko mushuti wacu warimo arafotora. Ubwo undi arimo aravuga ngo nta mugore afite, nta n'uwo yigeze. Ariko akamubwira ati nta nigitangaje, reka twebwe twikorera ibyacu, siko bimeze se. Ubwo ni umugabo nyine urimo urabimubwira, agatangira ko yamubwira ati se none wowe uri kubona ndashamaje, ndateye apeti? Undi akamubwira ati uteye apeti cyane pe, uteye apeti. Undi none se akamubwira ati wowe nta mukunzi ufite ra? Nta mukunzi ufite? Umukobwa bagatangira kuba bamuvanga mu mutwe, kandi afite umukunzi. Yese atangira kuba yavuga ati umukunzi se. Ubwo nyine yatangiye kuba yavuga ati umukunzi, ariko barimo barabifotora. Agahita atangira kuba yamubwira ati nta kintu amaze, nta kintu amaze sibye kuba yakirirwa ntesha umutwe. Umukunzi mfite arutwa na radiyo, ni ukujya yirirwa ntesha umutwe umunsi ku munsi ankubita, nta kamaro na kamwe amariye usibye kuba ari igihombo. Ngiye mushakaho amafaranga yonyine, ariko bitari ibyo ngibyo njye nakwikundiye. Undebere nyine umukobwa arimo aravuga ngo uriya babana cyangwa se bakundana ntago yamugereranya n'uyu. Uwo uramurenze, nta mpamvu yo kukugereranya nawe. Uwo uramurenze. Umusore nawe ati igo se noneho nuba ari ibyo reka twikorera ibyacu gake gake. Tuza mugore, uri icyuki wa mugore we. Nukuri urarenze, nta kintu ntagutangaho, urarenze urakubiye. Hari abandi bakobwa basa nkawe se bakibaho? Niwe wanyimusigaye. Umugabo afite injuga, aratangira ati ariko bano bantu bo nta n'isoni bagira, ahantu hose banabihakorera. Ariko wa mugabo arimo arifotorera afata video ariwe Paul. Ubwo batangiye kuba bagenda bajya mu byabo gake gake, baragenda barasomana bakanyuzaho baragenda. Ibintu biraryoha. Umukobwa ari aho ngaho arimo arasomana, dore ngo arakebuka akareba, yakitegereza neza agahita abona barimo barabafotora. Ahita avuga ati buvuyeho. Ahita atangira kuba yavuga turimo urafotora ibiki wowe bite byawe? Umukobwa nuko nguko yaje yirukanka cyane,
amubwira ati mpereza iyo telefoni n'umugabo nawe biramucanga. Bose barabibonye ko barimo barabafotora. Ibaje birukanka cyane, umugabo ahita agiye kuba yafata telefone ahita yihungisha amubwira ati ibyo ni ibiki urimo, genda gake akariro gake na feri. Ubwo yise atangira kuba yamubwira ati wowe bite byawe, ndaguhereza telefone nkande. Ahita atangira kuba yamubwira ati ngiye kuba nahamagara sheri wawe, mubwire ko utishimiye ubuzima ubayemo, wabonye undi mugabo wakunze. Siko bimeze se? Ngiye kuba namuhamagara mbimubwire ko wabonye undi musore murimo murakundana, mubirimo neza, ko wabonye urundi rukundo rwiza cyane ruzaguhoza amarira. Siko bimeze se? Umukobwa akavuga ati ariko urimo uragerageza kuba wakora ibiki, ugamije iki? Undi akamubwira ati ntacyo pe, nta kintu na kimwe ngamije, nta nicyo nshaka kuba nageraho. Ngiye icyo ndimo ndabona nibyo mwakoze, ngiye nta kindi kintu nshaka kuba nabona, ahubwo inyuma kuki utanyeretse inshuti yawe nshyashya. Ubwo nyine umugabo atangira kuba yakigira intiti, akamubwira ati se Haga arabizi, cyangwa ugiye kuba nawe wamwigisha isomo nk'ukuntu wari ubivuga, ugiye nawe kuba wamwigisha isomo se? Ubwo nyine yatangiye kuba yamubaza tugiye nawe kuba wamwigisha isomo nk'ukuntu wirirwa uhora uvuga usezeranya abantu ko ugiye kuba wabyibigisha isomo, amasomo ushaka kuba wakigisha abantu nayahe ntago ajya arangira. Ubwo akamubwira tumva nguhereze gasopo, ndakuburiye ntagire ikintu na kimwe ugomeza kuba wavuga ahangaha, iceceka aho ngaho cyangwa mbe nakwereka ibintu ndibuze kuba nagukorera. Ubwo umugabo akamubwira ati ndekura tomanyira, toka kure wowe, bikore nta kibazo. Mu gihe Mr. Haga baraha uraza kuba wabona n'ibyo byose, ntuze kuba wabyibagirwa kuba wabivuga, uze kuba wabivuga nawe aze kuba yabyumva, kuko murabona muri ahantu heza hitaruye nta muntu n'umwe uhari. Hano hantu ngo waba hahenze, rero kuba waje kuba wamuca inyuma ahangaha ndakeka ko ari ibintu mwari mwapanze, nta kuvuga ngo ni ibintu bihuriranye. Ibi ni ibintu mwari mwapanze sibyo se? Kuko urabona ko nta wundi muntu uraha. Niko bimeze kandi n'undi wese yabifata nk'uko. Namwe muzi kuba mwahitamo ahantu heza mubikorera. Uriya se we ko nta kintu arimo aravuga. Ubwo umugabo we byari byamucanze, agatangira kuba yavuga ati ariko ibindi byose biraza kuba byamenywa n'ahagaze kuba yakikorera ashaka amakuru ajyanye n'ibintu mwari murimo. Ariko njye ndimo ndakeka ko bino bintu birababaje cyane pe. Ibi bintu kubona ufite umukunzi ukaza muri bino bintu birababaje cyane. Ariko uze kuba wakibuka ikintu, ugira ikintu uza kuba wakibuka. Urimo urumva neza, ntuze kuba wakibagirwa ko abakobwa beza buri gihe aribo barangira bataye agaciro, cyangwa se bakarangira bikoresheje ibintu. Reba nkawe ngo umugabo wawe ngaragukubita cyangwa ngo sheri wawe, ariko umukobwa akamubwira ati naguhaye warning, nakuburiye, ceceka aho ngaho we kuko nta bintu na bimwe uzi, icecekere, iva ahangaha unagende. Umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati va ahangaha ugende, ntago wakabaye uri ahangaha, urimo urabyumva neza bitari ibyo ngibyo. Umuhungu ahita amubwira ati bitari ibyo ngibyo harabiki bitari ibyo ngibyo. Ubwo agahita amubwira ati se basi urahita wongera none unkire mu ijurura. Ubwo nyine yagasesesemo ngo ariko umukobwa ntago abizi, yaravuze ati umunsi umwe mperuka ushobora kuba wagera ibintu nyereka, ngabinyereke hora ubimbwira ko uzanyereka, ntegereje kuba nareba ibyo bintu ushaka kuba wanyereka ngabinyereke. Umukobwa akararanganya amaso akareba hirya no hino, akareba sheri wiwe, dore nuko yaje, dore sheri wiwe nuko Hagi yaje yirukanka cyane kuko umukobwa yari yamuhamagaye, dore ngaraza. Umukobwa nawe yaravuze ati kati isigaye ni iyi ngiyi. Yamanuye ku myenda yita afata ikiganza cy'umusore, ahita avuga ati dore umuhehesi hano, wandekuye wa muhehesi we. Undebera uno mukobwa ntakina, ntiwaza umuvogera, ntiwaza umumenyera, dore yahise afata ikiganza cy'umusore. Umusore yarangaye ahita atangira kuba avuga ati mu ntabare. Abari aha ati ibyo ni ibiki bibayeho, ninde urimo urasaba ubufasha? Tujye kureba, muze mwirukanka turebe. Dore bose ngo barirukanka bagiye kuba batabara. Umukobwa agatangira kuba yavuga turimo urashaka kuba wanyangiriza ubuzima bwanjye, gute ukora bino bintu? Umusore yagize umujinya ahita asunika karashika anaga hirya. Ariko umukobwa ntabaho. Abantu bose baje birukanka cyane bavuga ati ni ibiki bibaye? Mushuti we nawe ati Rusi umeze neza? Dore Rusi kwigira umuntu urimo urarengana kandi byose niwe nyirabayazana. Ubwo yahise atangira kuba yashinze umuhungu ngo yaragiye kuba yamufata ku ngufu. Dore Hagi yaraje ahita asunika umusore amubwira ati mvira mu nzira wowe. Aza yirukanka cyane ati ni ibiki birimo birajya mbere? Ibintu hano bimeze neza?
umeze neza be wanjye? Undi agatangira kuba yavuga ati yari arimo aranyambura ubusa, arimo ankorakora. Ubwo ngubwo nuko n'umukobwa yavuze ati nanjye nabibonye mushuti we, nabihamya nabibonye. Ubwo umusore atangira kuba avuga ati wakigoryi we, gute urimo urashaka kuba wapfa? Urimo urashaka kuba wapfa gute wamfatira ku mugore? Ni gute watinyuka wowe? Ntabwo uzi kuba wakubaha igitsina gore? Undi agatangira kuba yavuga ati wowe nuza kuba wamenya bino bintu nukuri hagi, uraza kuba wansaba imbabazi, ushatse wakivugira gakeya. Kandi afite na video ya bino bintu nyine bantu bandi barimo. Agatangira kuba yavuga ati umugore nk'uyu nguyu. Undi agatangira kuba yavuga ati n'undi munsi n'ikindi gihe ntiwongere kuba wavuga ibyo bintu. Urimo uranyumva neza? Ubwo na cya kigabo kikavuga ati nanjye nabyiboneye. Yageragezaga kuba yamukoraho nkamubuza akabyanga, habuze gatoya ngo amukuremo imyenda. Uwo mugabo namubonye arimo arahohotera uno mukobwa, nabihamya. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bamushinza ngo yaragiye kuba yakuramwe imyenda no mukobwa, ngo nawe yabihamya. Aho hari undi mugore urimo uraza, azatangira kuba yavuga ati mukundwa, ukamenya ko ari umugore wa kino kigabo cyari kiri kumwe n'uriya mukobwa. Ubwo atangira kuba yavuga ati nibiki birimo birajya mbere ahangaha. Ubwo umugabo yarabibonye, arabyitegereza ko cya kigabo gifite umugore, ariko atangira kuba yamwenyuramo akavuga ati ndaje mwese mbashwanyaguze, mbangize ibintu byose mbishyire ku murongo nk'umuntu ufite ibimenyetso. Ikigabo kiri kureba nk'icyari ibiryo by'umwana, gitangira kuba cyavuga ati sheri, ibintu byose bimeze neza usibye kino kigabo kigira amafuti. Icyari kigiye kuba cyafata umukobwa ku ngufu, nta mutima kigira, nta mutima ntawe. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamushinza ngo nta mutima agira. Ubwo umugore we nawe agatangira kuba yahaba avuga ati ye, ati abantu nk'aba ngabo ubundi bakwiriye kuba bakatirwa igihano cy'urupfu, kuko nta kindi kintu kiba kibakwiriye kuba ku karubanda we. Ibyo bintu urumva koko ibyo bintu byemewe ahangaha? Ni gute batagukatira urwo rupfu? Abasekirite se ubundi baba barimo barakora iki? Baba barimo barakora iki? Ni gute binjiza umuntu nk'uyu nguyu uba wahaza ibimogi akaza ahangaha? Ubwo umugabo batangiye no kumushinza ibiyobyabwenge, ariko warimo arisekera akavuga ati yigo se yigo. Agatangira kuba yavuga ati uwo mugabo arimo aragukina imikino, ariko we nta na rimwe urimo urabyumva. Uwo mugabo akubabaza inshuro nyinshi nuko utanabizi. Uwo mugabo arakubabaza. Undi agatangira ati we ceceka aho ngaho, nta hantu nziranye nawe. Urimo urashaka kuba wavuga ibiki? Ibyo bintu urimo urashaka kuba wavuga ni ibiki? Ubwo nyine agatangira kuba yakitegereza umugore we, kuko umuntu mugabo arimo aragerageza kuba yavuga ari we Paul. Umugabo agahita amusubirishamo akamucecekesha. Ubwo agatangira kuba yavuga ati ibyo byose urimo uravuga ni ibihimbano urimo urahimba, izo ni inkuru zishushanyije. Agatangira kuba yamubwira ati sheri, ni wihangana, arimo aragerageza kuba yantera ubwoba, ariko ibintu byose bimeze neza. Undi akavuga ati bimeze neza? Ngo bimeze neza. Ubwo ngubwo agafata telefoni agatangira kuba yavuga ati ngiye nguhaye amahirwe, nguhaye amahirwe, bitari ibyo ngibyo ndaza kuba nafata umwanzuro ukakaye uhambaye. Ivugira ibintu wakoze, cyangwa se nza kunerekana ibintu nawe ubwawe mwakoze. Ubwo bose bararebanye ati ngo iki, reka nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarekoze ube wayikora ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha nibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo bano bagize ubwoba. Umukobwa akavuga ati we wishaka kuba wazana ibintu byaho ngaho by'amayeri, banza usobanura ibintu wari urimo. Wishaka kuba wavuga ngo twebwe hari ibintu wadufatiye mu biki? N'umugabo nawe ati we gabanya, wishaka kuba wazana inzitwaza ahangaha, ahubwo saba imbabazi z'ibyo wakoze. Ureke kuza ahangaha urakeka ko hari umuntu n'umwe uri buze kuba yakwizera wowe hejuru y'amanyanga yawe. Undi agatangira kuba yavuga ati ariko wambwa we bite byawe? Ubwo undi yaravuze ati ngo njyewe uranyita imbwa? Umugore we nawe ati gute wanyitira umugabo imbwa? Gute wowe uri muntu nyabaki wanyitira umugabo imbwa wowe? Ibyo bintu ubu bitinyutse ute? Umugabo wanjye ukamwita imbwa? Ubwo nuko nguko undi nawe yatangiye kuba yamubwira ati madamu we, ati ibi bintu ntabwo uzaho biva niyo birimo birajya, ariko umenya ibintu umugabo wawe aba arimo, umenya ibintu aba arimo arakora, ntabwo wakongeye kuba wamugirira icyizere, kuko uyu mugabo ntabwo wakabaye urimo uramuvugira. Uyu mugabo amabara aba yakoze, ahubwo ni ikigoryi uyu mugabo wawe. Undi agatangira kuba yafata umugore we. Undi akavuga ati ariko ushaka kuba wavuga ibiki? Ushaka kuba wagera kuki? Ibyo bintu ko ntarimo ndabyumva. Undi agatangira ati sheri, uno mugabo wimwumva ibintu byose arimo aravuga abanza ari n'umusazi. Ntabwo umuntu umeze gutya yakubwira ibintu ngo ube wabyumva. Ntabwo uno mugabo ari muzima, arimo aritwara nk'umusazi.
ubwo batangiye kuba bavuga ngo uyu mugabo ni umusazi, n'umukobwa ati niko bimeze, uwo ni umusazi. Agatangira ati rata Mr. Hug we, ati twigendere tuva aha ngaha, uyu nguyu ni umusazi, reka twigendere da, tuva aha ngaha. ubwo Hagi yarabibonye ukuntu umukobwa arimo aramuhutira kuba yagenda, aramubwira ati ndekura wowe, tomanyira, toka kure, genda genda, ibi ngibi se urimo urakora ni ibiki? Ibi bintu urimo uravuga ni ibiki? Ngewe urimo urambwira ibiki? ubwo agatangira kuba yavuga ati hagati yawe n'uriya mugabo ndimo ndabona atari shyashya, ndimo ndabona hashobora kuba harimo akantu, ahubwo nshaka kuba namenya ikintu kiri hagati yanyu uko muri babiri, nshaka kuba nabimenya uko muri babiri ikintu kiri hagati yanyu. ubwo nuko umugabo nawe yarebye ati ngo iki? Ibyo urimo uravuga ni ibiki? Ibyo urimo uravuga ni ibiki? ubwo n'umugore nawe ati nanjye reka ntegereze ndebe bundekuye. Ariko umugabo akavuga ati sheri, wikumva ibintu arimo aravuga ni ibinyoma, wigerageza kuba wabyumva ni ibinyoma sheri, ndagukunda cyane, urukundo rundenga, none se urakeka ko ngiye hari ikindi kintu naba nakoze? Uyu muntu ibintu bitari mvuga ni ibinyoma. ubwo na wa mushuti wa uriya mukobwa agatangira ati yewe uno muhungu ni ikigoryi, n'ibintu byose arimo aravuga ni ubugoryi, mwikizera ibintu arimo aravuga pe, ntago ari byo. ariko umusore warihagarariye se waza umubaza iki? barimo baramwita umuntu urimo urabeshya. undi agatangira kuba yavuga turimo uragerageza kuba wakora ibiki? waretse ubugwari, waretse wakigwari. undi wagatangira ati sheri, ni ukuri wishaka kuba wakumva amabwire, ibyo bintu arimo arashaka kuba yavuga si byo. undi ariko agafata telefoni yo niyo iriho ibimenyetso, agatangira ati wow, mbega. agatangira kuba yavuga ati muri abanyabwenge pe, niba bintu murimo murakora birimo ubwenge bwinshi, ariko uko muri batatu mwashobora kuba mwakirishamwe umuntu bakamubamba pe. wabona ukuntu murimo muragira Mr. Hug ikigoryi we, basi ubu nta nubwo arimo arayirebera ko uwo mugore we harimo akantu arimo aratsimba. ubwo nuko nguko yavuze ati kubw'izo mpamvu niba byivugira ibintu bakoze bitari ibyo ngibyo, ngiye mfite ibimenyetso ndabyiyerekanira, none se bitwaye iki? ubwo nuko nguko yatangiye kuba yakurayo telefoni, akavuga ati ndagira ngo mbanze mbe nababwira ikintu, ngiye kuba nabikereka buri umwe ibintu byose. umuhungu nibyo yavuze ngo agiye kuba yakereka buri umwe ibintu byose bano bari barimo. umugore yaje yirukanka cyane ahita afata ya telefone avuga ati mva we, birahagije, rekera aho ngaho, rekera ibyo ngibyo urimo urikoresha, nta muntu n'umwe wagusabye kwigira ubuntu utanga ubutabera. abantu bari hano bose bafite ubwenge, nta mpamvu yo kuba wakigira nkaho urenze. umugabo wanjye afite amamiliyoni menshi, rero ashobora kuba ari menshi cyane, kuko sinakubwira ngo ni menshi cyane, kuko nkubwiye biliyoni we ntiwayimenya. rero wikitwara gutyo ushaka kuba waharabika umugabo wanjye. undi akavuga ati yigose, none se ko mbona mu mutwe ukuze ukaba urimo uritwara nk'ikigoryi, umugabo wawe niwe wakwigishije ibyo bintu, none se gucitingana cyangwa se gucana inyuma nawe urabizi, buriya nawe niho wari uvuye kuba waca inyuma umugabo wawe. undi akavuga ati waretse kuba waharabika umugabo wanjye, wambabariye wa mugabo we, wemva n'impande genda. ubwo nuko nguko umugabo yahise agira umujinya ahita akubita n'umugore w'uriya mugabo, amutera urushyi amubwira ati sanga umugabo wawe wowe, ibyo urimo urivugisha ni ibiki? ubwo agatangira ati sheri umeze neza? ubwo umugore bamukubise urushyi, akenge gatangira kuba kajya ku murongo. umugabo we akavuga ati wakigoryi we, gute unkubitira umugore, wowe urankubitira umugore? ubwo agiye kuba yamukubita bagatangira kuba bamubwira ati we, hano abantu bose barimo barakureba, wishaka kuba warwana, dore akubise umugore, nicyo kimenyetso kigaragaza ko uno mugabo atuzuye. ubwo na mushuti we agatangira ati yego, gute ukubita umugore? ibi bintu uraza kuba wabisobanura, nta muntu utakubonye hagati aha, bose barakubonye. ariko wa mugabo w'amarinete we kuva kare agatangira ati noneho ndabibonye, koko abantu b'amarinete uradusebeje, waje ukarwana nanjye ukareka kurwana n'abagore, waje ukarwana nanjye. ubwo abandi bagore ati twakubonye twese, twakubonye n'umuryango uturukamo twawuketse nta burere ufite, ni gute utinyuka kuba wakubita umugore wowe? ibi bintu izi mbaraga uzikura he? agatangira kuba yamubwira tumva nkubwire, mufate kino kigoryi mugende majye kugifunga, kuko bino bintu kiba gikoze nta kwiyubaha, nta no kubaha abantu kiba cyashyizemo, bagifunge. ubwo abandi bose ati saba imbabazi wowe, saba imbabazi, bitari ibyo ngibyo ntago uri buva aha ngaha, ijya ku mavi unasaba imbabazi. ubwo bose niko bagiyeho baravuga ati jya ku mavi usaba imbabazi nonaha, cyangwa uze kuba wareba ibintu bagukorera, urupfu wowe urupfu.
ubwo bagiyeho batangira kuba bamubwira ngo asabe imbabazi, ariko umusore we gusaba imbabazi ntago ari ibintu bye. Yabonye ukuntu bose barimo baramutererana, mushuti w'uriya mukobwa agaseka, abantu bose ati saba imbabazi, saba imbabazi. Undi akavuga ati abantu mwese muri aha ngaha nimuza kuba mwabona bino bintu, muraza kuba mwubwo ari mwebwe muza kuba mwansaba imbabazi, kuko uno mugore yagerageje kuba yamparabika kuva kare. Rero niyo mpamvu nanjye ntari buze kuba namwereka, yagerageje no kuba yasebya Mr. Kona boss wanjye, ariko sindi buze kuba namushyiramwo imbabazi. Umva rero ahubwo wowe hari amahirwe make yo kuba wavuga ibintu byose wakoze, kugira ngo mbe nabababarira. Bitari ibyo ngibyo nderekana ibimenyetso kuko ndabifite. Ntabwo mubizi se ko mfite ibimenyetso? Bakamureba abandi bagatangira kuba bavuga ati ibintu byose byabereye aha nabifashe video, ntimuze kuba mwagira ngo ni filime, ni ibimenyetso. Ndakatangira ati ubwo se urakeka ari uri murizera ibintu byose uri muravuga aha ngaha? Nta muntu n'umwe muri aba ngaba bose uri murizera ibintu uri muravuga, ahubwo ikintu nakubwira nuko wakisokera ukagenda, kuko ufite imyitwarire itari myiza, ujye kurwana wowe nibyo ushoboye. Undi agatangira ko yavuga ati biratangaje kubona umuntu nkawe aza aha ngaha agakora ibintu by'ubugoryi nk'ibi ngibi, nkaho bitari buze kuba byakugiraho ingaruka. Mbega umugabo, wa mugabo urasebye cyane, urirangije, wangije n'ubuzima bwawe, noneho ikirenzeho ni ukuntu ushaka no kuba wakangiza ubuzima bw'abandi bantu. Uratangaje pe, uratangaje cyane, ahubwo nakubwira guhagarika ibyo bintu. Ariko atangira ati wikigire umuntu w'inzirakarengane, kuko wagaragaye cyane umuntu ukubita umugore muri buno buryo. Ubu se uramutse ushatse umugore wamukubita ibingana gute? Hagarika kuba wakigira inzirakarengane, ntabwo uri inzirakarengane, ahubwo banza utwereke wowe ibyo ngibyo urimo uravuga, bitwereke niba kuko uri mukuri. Bakavuga ati bitwereke. Undi agatangira kuba yavuga ati ngiye ikintu kimpangayikishije nuko biri buze kuba byarangira nta ruvugiro baza kuba bafite, reka mbibereke nta kibazo. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati reka nze mbibereke ibyo mushaka kuba mwareba, reka nze mbibereke. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati ngiye kubibereka. Umukobwa atangira kuba yagira ubwoba atitiramo, akavuga ati ngiye kuba nashyira ukuri buri umwe wese uri aha ngaha, ngiye kuba namwereka video hano rwose muze kuba mwaryoherwa, siko bimeze se? Umukobwa ati hoya 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 hoya. Ubwo nuko nguko umugore w'uriya mugabo yagiye kuba yareba mu isakoshi, umugabo atangira kuba yavuga ati wifungura wifungura. Ubwo nyine mu bihugu byateye imbere so kukubwira ngo ibiki ngo aboherereze buri umwe, bose ni ugushyira ahantu mwese mukajya kuba mwabireba. Tayari nuko nguko bose batangiye kuba bareba video ati ni ibi ngibi se koko barimo? Mbega ibintu bitangaje, bose dore ngo barabireba bakabibona. Umusore nawe atangira kuba bababwira ati mwese mwabibonye se? Mwabibonye video? Mwabibonye? Ubwo banyine bakatwereka ukuntu umukobwa yaje yisitaza ku musore, umusore nawe ahita amufata utyo, atangira kuba yamureba ati wambonye umugore we disi, byose nawe arimo arabireba, yirebera ukuntu umugabo we ari umuhehesi. Agatangira kuba yamukorokora amubwira ati ntago ari bibi, nta nubwo nawe uri mubi. Agatangira kuba yavuga ati mana yanjye, mbega baby urasa neza, nukuri niwe rukundo nari ntegereje. Hagi byose nawe akabireba, akareba umukunzi we nawe barimo baramureka. Agatangira kuba yavuga ati se basi nta mugore ufite wowe? Ubwo nyine agatangira kuba yamubaza niba nta mugore afite, akamubwira ati reka njye sinigeze nshaka, sinzi nuko bisa. Umugore sasa gute sibye wowe wenyine mbonye akankurura? Nibwo ngiye namenya ukuntu abagore babasa umugore we, byose arimo arabireba. Agatangira kuba yakumva ukuntu umugore we yamwihakanye. Ubwo nawe umukobwa akamubwira ati se nyine waretse ko ndi kumwe nawe tukagira utuntu dukora, gukora guhera ubu nonaha. Ubwo ndakamubwira ati sheri wibyumva ibyo bintu ntago ari ngombwa. Akatangira kuba yamwaka telefone amubwira ati wibireba. Undi akamubwira ati ziba. Undi akagumya abwira Hagi ati Hagi we ikomeza urebe ntihagire akantu kagucika, komeza urebe ntihagire akantu kagucika. Ubwo bageze hahandi arimo aramubwira ati se basi wowe hari umukunzi ufite? Undi akareba hirya, akamubwira ati umukunzi se? Ubwo ibi byose ni bya bindi nyine yamubwiye bakimara kuba bahura. Aramubwira ati sheri wanjye ntago ashobotse, usibye kuba nyine arutwa n'ibuye riri aho ngaho, nta kindi kintu wamwihitishamo n'ukwirirwa nkubita umunsi ku munsi.
ankubita nta mukunzi mfite, ngewe ahubwo cyo namukurikiyeho ni amafaranga gusa, ariko uramurenze cyane. Ubwo nyine nibyo ngibyo yari yamubwiye ngo yakurikiyeho haga amafaranga, ntago yigeze amukunda. Ubwo yatangiye kuba nyine yakikundirana n'uno muhungu, batangira kuba bajya mu bya bakamubwira ati wowe uramurenze kure cyane. Ubwo umugore w'uno mugabo yarabibonye, ahita atangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki wa mugabo we. Ubwo nuko nguko yamurebye, nkubwira ati duhure ku munsi w'ejo tureba finali, akandi gace na hejo. Reba neza niba warakoze subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video wayibonye, iramutse yagushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ngushimira we muntu twatangiranye no nkuru kuva kuri episode ya mbere kuba tugeze aha ngaha. Ejo ntuzacikwe kuba twareba finali, izaba iryoshye cyane. Tubanze turebe ukuntu bino bintu bizarangira. Uno mukobwa ariko ntashobotse ku bantu mubona kadashobotse. Tumenyane rero ku munsi w'ejo, tuhazindukire turebe ka finali gasoza ino nkuru ku bantu twayitangiye we.